ayiwe ndagira ngo mwumvire ijambo. Hari abantu byashizemo ntibabimenya, hari abahereza byashize ntibabimenya, bari bafite gusenga birashira ntibabimenya, ijambo ry'Imana irashira ntibabimenya, ubuhanuzi burashira ntibabimenya, amasengesho arashira ntibabimenya. Barakomeza bamanika icyapa kuri botike, abakira bakaza bakinjira muri botike bagasanga nta kintu kirimo, ariko ntabwo babizi ko byarangiye. Bakeneye gusubira ku ivomo, bakongera bakavoma amazi, bakuzuza intonga zabo, bakuzuza imperezo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaje mu bukwe atangirana nabwo, asozanya nabwo. Icyo Uwiteka atangiranye nacyo arategereza kugeza ku musozo. Ikindi cya kabiri, icyabereye Arufa akibera Omega. Numutumira mu mushinga mugatangirana, muzasozanya. Numuhamagara azakwitaba, numukenera azaba hari. Icyabereye Arufa akibera Omega. Nguhaye ikaze mu buzima bwanjye, ndagira ngo dufatanye dusenga Imana. Data wa twese mwiza, turagushimye turaguhimbaje ko wateguye ijambo ryawe, ugushaka kubone mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijuru zibane natwe kandi udufashe, rituyobore, ritubere itabaza, rizatugeza iwe mu ijuru. Byose tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nje nitwa Timote Manirafasha, mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira, ijambo ry'Imana n'ubuzima n'umutsima utera imbaraga, ni igisubizo ku bibazo ibyo ari byo byose. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi yakoze indirimbo avuga amagambo meza cyane, aravuga ngo Yesu ni byose, umufite ntacyo yabasha gukena. Uyu munsi wa none ndi kwifuza ko wongera kwibuka akamaro k'ijambo ry'Imana. Yohana byandika yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana, Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana. Iyo tuganira ijambo ry'Imana tuba tuganira Kristo. Uyu mwanya ubwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo wumve ko Kristo aba ari kumwe natwe, kandi Kristo niwe jambo ry'Imana, niwe Imana yahumetse kugira ngo abashe kudukiza. Imana tugire neza cyane. Mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 2 ku murongo wa 7, ariko turaza no gusoma umurongo umwe wo mu byahishuwe, ibice 7 umurongo wa 17. Imana tugire neza cyane. Twihute tuganire kuri iri jambo. Ibice 2 umurongo wa 7 haravuze ngo Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi, baruzuza bageza ku ngara. Imana ishimwe cyane. Muri iri jambo ndagira ngo dufatemo umutwe w'iri jambo nkuko maze kubabwira. Intego iravuga ngo mwuzuze amazi mugeze ku ngara. Mwe kuzuza igice, ahubwo mwuzuza amazi mugeze ku ngara. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye neza mu mirongo ibanza y'uyu murongo tumaze gusoma, haratubwira ubukwe bw'Ikana. Yesu ubukwe bw'Ikana yarabutashye, ariko nanejejwe cyane no kubona umuntu wari ufite umushinga w'ubukwe, ariko mbere yo gutumira b'imiryango, mbere yo gutumira base wabo, mbere yo gutumira abavandimwe, yigira inama ati reka mbanze ntumire Kristo, naza mu mushinga ngiye gutegura bizangira umumaro. Yigira inama, afata umwanya. Bamwe turabizi mu Banyarwanda, turabanza tukandika, abandi tugahamagarana, ariko wamaze kwandika asanga ntibihagije, ajya no kwirebera Kristo. Haleluya. Birakwiriye ko tubonana na Yesu, birakwiriye ko tumushaka. Yaranditse ngo abashakana umwete bazambona. Iyo ushaka Kristo uramubona. Afata umwanya ajya kumureba, ajya kumutumira. Ahageze aramubwira ati rero ndabizi imbaraga zawe, nzi ko ushobora byose, ariko sinatinyuka gutangira umushinga w'ubukwe ntagutumiye nguze uzaba uri kumwe nanjye, uzabane nanjye, uzizihizanye nanjye ibirori. Yesu yemera invitation. Ndamukunda Yesu. Haleluya. Yemera invitation, ndamukunda. Iyo umutumiye araza, iyo umuhamagaye araza, iyo umukene yaritaba. Yesu ndamwemera, nkunda ko iyo umushatse umubona. Imana ishimwe cyane. Yavuze amagambo meza Matayo ajya kwandika. Yaravuze ngo nuko mukomange muzakingurirwa, kandi nimusaba muzahabwa, kuko umuntu wese ushatse abona. Iryo ni ijambo Yesu yaduhaye kugira ngo ritubere inkingi dukomeza igihe cyose uri muri gusenga, igihe cyose uri muri gusaba, wumva ko byanze bikunze ibyo uri busabe uri bubone. Ko aravuze ngo kuko ugutwi k'Uwiteka kuri kuba mutakira bose. Haleluya. Nawe uyu munsi Uwiteka yakumva. Ni wifuza kumutumira umutumire, aritaba akaza mu bukwe bwawe, araza mu mishinga yawe. Ni byiza gutumira Yesu mu mishinga yacu yose ya buri munsi. Umuntu aragenda ajyayo, aramubwira ati data ndakwinginze uzanzire mu mushinga w'ubukwe. Yesu arabikunda, arahaza. Uwo mugabo abona kujya gutumira abandi, abona gutumira base wabo.
impamvu ya mbere ntekereza kuri iri jambo byatumye avuga ngo reka mbanze ntumire Yesu, nuko natwe twese mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe umuntu ajya gukora ubukwe ariko akaba afite mwene se wabo yenda ari USA, ari mu bindi bihugu, akavuga ati reka mbanze menye niba azaba hari mbone gushyiraho itariki y'ubukwe. Yabanje kwifuza ko Yesu yamuha igihe, yabanje kwifuza ko Yesu yabana nawe. Imana ishimwe cyane. Amaze gutumira abandi bene wabo, imiryango yabo atumiye, aboneraho noneho gushyiraho uko gahunda z'ubukwe zizagenda. Uyu mugabo naramukunze, azi kuorganiza umushinga wiwe, ashyiraho abahereza, ashyiraho abazakora protokole, byose arabikora, ategura umusangwa mukuru n'umukwe mukuru ahari. Nk'uko tubizi ahantu hose ubukwe niko babutegura, ariko arangije ashyiraho n'umusangiza w'amagambo. Ahangeze ndagira ngo kurikira ijambo ry'Imana, harimo imbaraga nawe zagukiza, harimo imbaraga zagutabara. Iri jambo ni umutsima utera imbaraga, iri jambo ni ubugingo. Rimwe na rimwe hari igihe abantu dushobora kubisoma ntitwumve icyo bisobanuye, ariko Mwuka Wera aba hari kugira ngo atwigishe. Imana ishimwe cyane. Umunsi w'ubukwe uragera, abantu bose bajya mu bukwe nk'uko bisanzwe, ariko kuko Yesu yari yamuhaye uburyo bw'uko ari buze byanze bikunze yabimwemereye, asanga ntabwo azajyayo wenyine, atumira na nyina Mariya, baragendana. Biravuga ngo nuko Mariya nyina nawe yari yatoranyijwe mu bagombaga gutaha ubukwe. Munsi w'ubukwe mu gitondo cy'ubukwe kigeze, abantu babyuka bajya mu bindi byabo bisanzwe, ariko bahura na Yesu ari kujya mu bukwe, nabo bagahindukira bati buriya bukwe Yesu atashye natwe dukwiriye kububonekamo. Ahantu Yesu ari abantu baraza, ahantu Yesu ageze byose birikora. N'utari kubutaha uwo munsi yarabutashye, n'utari kubugeramo uwo munsi yabugezemo. Imana ishimwe cyane. Tumira Yesu, niyerekera iwawe, niyerekera mu rugo iwawe, niyerekera mu mishinga iwawe, byanze bikunze n'abatari kuhagera bazahagera. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu barakubita baruzura kubera ko abenshi baje bakurikiye Yesu. Nta kindi kintu cyatuma abantu bagukurikira, nta kindi kintu cyatuma abantu bakwemera, nta kindi kintu cyatuma abantu baza mu bitekerezo byawe ngo bavuge bati muvandimwe ni ukuri turagukunda turakwishimiye. Yesu niwe wenyine uhesha umuntu agaciro ko gukundwa, niwe wenyine ushyigikira umuntu wabuze abamushyigikira. Imana ishimwe cyane. Yesu ageze mu bukwe ngo abantu barahuzura baba benshi, musangiza w'amagambo aterura amagambo, ahereza abasaba barasaba, abasabwa barabyemera, ahubwo haza kugeraho igihe cyo kugira ngo biyakire. Ariho nakundiye ijambo ry'Imana. Abahereza bajya ku murongo, amabife bayateguye, birashoboka ibyo batunganya byose babitunganyije, bajya ku murongo, baravuga bati noneho igihe cyo kwiyakira kirageze. Nk'uko dusanzwe tubizi mu bukwe bwacu bw'inahangaha, abantu bajya ku murongo, abandi bakatambuka bacicikana bahereza kugira ngo batange serivisi nziza. Ngo muri uwo mwanya baraseriva, abantu bajya ku murongo, abitwaje amasahane, abitwaje amafurusheti, abitwaje ibirahure ngo banywe divayi, bajya ku murongo. Abahereza batanga ibyo kurya, hashize umwanya barebye aho ibyo kurya byari biri, bigenda bishira. Inshuti yanjye mwene data, ndagira ngo nkwibutse ko hari igihe bishira bikarangira. Hari igihe bishira uri umuhereza ariko bigashira. Hari igihe bishira uri umubyeyi wagombaga kugaburira abana bigashira kandi bunije. Hari igihe umunsi umuhereza buzi icyo atanga, banki kwandikira ikubwira ko igomba kukwishyuza, uwo munsi no kwishuri bagahamagara ko umwana atishyuye minerval. Hari umunsi abahereza bishira, ariko ndakugira inama, niba waratumiye Yesu mu mushinga, niba wahamagaye Yesu hakiri kare, haleluya, niba wahamagaye Yesu ukamubwira uti nukuri ndagukeneye mu mushinga, ukamuhamagara mbere yuko utangira gukora uwo mushinga, nta kabuza ntabwo azagutererana. Ndagira nkubwire ko Yesu atajya atererana abantu be. Imana ishimwe cyane. Ngo barebye basanga birarangiye, nabo babura uko bagira. Urebye ibyo yari ari guseriva abantu, yareba agasanga birashize, ngo akagenda ikinyuma nyuma buhoro, akagenda nk'ugiye kuzana ibindi, yahagera nabwo agasanga aho byari biri guturuka naho byarangiye. Iyo bishize umwana ararwara, akarwara nta n'igiciro ufite cyo kumujyana kwa muganga. Ariko Yesu ni umugabo mwiza, Yesu ni umugabo mwiza, yumutumiye araza. Imana ishimwe cyane. Uwo munsi nafashe nk'umunsi w'igitangaza gikomeye cyane. Uwo munsi umuhereza aba afite ikibazo, niwe usigarana ikibazo. Yibaza abantu bagumye ku murongo, baracyategereje ibyo kurya, baracyategereje ko abantu baza kubaseriva bakabageraho, ariko umuhereza byamushiranye, abantu ntibabimenya, baguma ku murongo bategereje ko byanze bikunza hari buzi ibindi. Hari igihe baguma ku murongo, hari igihe baguma ku murongo byanze bikunze bategereje. Hari icyo Uwiteka akwiriye kugukorera kugira ngo umuhereza agire icyo ahereza bamutegereje.
Imana ishimwe. Abana bakeneye kuzajya kwiga, imishinga ikeneye kuzakomeza igakorwa, ariko ukwiye kuba watumiye Yesu akaza mu buzima bwawe. Ukwiye kuba watumiye Yesu akaza mu mishinga yawe. Ukwiye gutumira Yesu akaza mu bitekerezo byawe. Imana ishimwe cyane. Ngo aho byakabera akamaro ko kugendana, akamaro ko kugira Mwuka Wera. Muri kino gitabo Bibiliya igaragaza ko Mariya ageranywa na Mwuka Wera. Ngo nyina wa Yesu aza kubibona, abona ko abahereza nubwo batari kuvuga ariko bafite ikibazo, abona ko abahereza nubwo ntacyo bari kuvuga ariko hari ikibazo. Iyo ufite Yesu wamutumiye, si ngombwa kuvuga byose, si ngombwa kurondora byose. Azi ibyo dukeneye, azi ibyo twifuza, arabizi aho urwaye, arabizi aho ushonje, arabizi aho uburara, arabizi aho wambara ubusa. Ibyo byose Yesu arabizi, arabireba akabimenya. Ngo Mariya arabimenya, amenya ko nubwo bari mu bukwe, amenya ko nubwo abantu ari benshi, abona ko abantu bari ku murongo bategereje ko umuhereza hari icyo abahereza, kandi umuhereza ntacyo afite. Yigira inama. Haleluya. Yesu yaje mu bukwe atangirana nabwo, asozanya nabwo. Icyo Uwiteka atangiranye nacyo arategereza kugeza ku musozo. Ikindi cya kabiri, icyabereye Arufa akibera Omega. Numutumira mu mushinga mugatangirana, muzasozanya. Numuhamagara azakwitaba, numukenera azaba hari. Icyabereye Arufa akibera Omega. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Yigira inama, aragenda abwira Yesu, aramubwira ati nubwo ureba abantu bari mu bubu, bari abantu bose bari ku murongo bategereje ko abahereza hari icyo babaha, ariko vino yashize, ibyo kurya byashize. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkwibutse ijambo rikomeye. Hari abahereza byarangiye, byashize, ntibamenya ko byarangiye. Hari abahereza bari bafite umurimo wo gusenga, hari abari bafite umurimo wo gusengera abarwayi, hari abari bafite umurimo w'ubuhanuzi, hari abari bafite umurimo w'ivugabutumwa, ariko birashira, abantu baguma ku murongo babategereje, ariko kumbi byararangiye. Ndetse rimwe na rimwe bamwe batangira kubahereza ibidahari. Imana itugire neza. Ntabwo mvuze bose, ariko barahari, bakabahereza ibidahari. Ikinababaje nuko nabo bahereza nabo batabona ko ntacyo babahaye, bakagenda nkaho hari icyo bahawe ariko ntacyo bahawe. Imana itugire neza. Yesu atwigishe cyane. Ucunge neza niba ibyo waherezaga abantu ukibifite. Ongera ucunge neza niba kwa kuririmba kwawe ugifite ibyo uririmba. Ongera ucunge neza niba ya masengesho yawe ugifite umwanya wo gusenga. Hari igihe birangira. Nagereranya urugero, hari igihe umuntu ashobora kwandika agashyira icyapa hariya ati ndimo ndacuruza, mfitemo ji, mfitemo masabune, mfitemo iki. Ugasanga yarondoye ibintu byose biri muri botike, ariko bigashiramo, ariko icyapa akakirekera ku muryango. Nshuti yanjye, hari abantu bafite ibyapa inyuma ku miryango, ariko wakwinjira mu nzu ugasanga byarashize, nta bintu birimo. Ongera usuzume neza, ongera urebe neza ko ibyo wari ufite uha abantu bikiri bya bindi, kandi ko bigitunganye. Imana itugire neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo iravuga ngo nuko Mariya nyina wa Yesu amaze kubwira Yesu, amaze kumubwira ati uko biri kose ibyo kurya byashize, byarangiye, Yesu amusubiza ijambo rikomeye cyane ku murongo ubanziriza. Iyo usomye ku murongo wa 5 haravuga ngo nuko nyina, ku murongo wa 4 ngo aramubwira ati mubyeyi, tubigendanye mu dute, igihe cyanjye ntikiragera. Iri jambo naryo ndarikunda. Amubwiye iri jambo akamaro ka Mwuka Wera. Wumva wakumva amubwiye ati tuza, gira kwizera, ntacyo bitwaye. Ariko Mariya nyina wa Yesu hariya ugeranywa n'Umwuka Wera, ashinzwe, afite umurimo wo gusobanura imvugo ya Yesu, afite umurimo wo gusobanura imvugo y'Imana. Aho kugira ngo agenda asubireyo abwira abahereza ngo arambwiye ngo tubigendanyemo gute, aragenda arababwira ngo Yesu hari ikintu avuze, aravuze ngo icyo ababwira cyose mu gikore. Hari abantu benshi bumvise imvugo y'Imana ariko ntibamenye icyo isobanuye. Ariko muri kino gihe cya none abantu benshi bari kwishimira ko Imana ivuga, ariko ntibishimire kumenya icyo Imana ivuze. Rimwe na rimwe ukumva inkuru iri aho ngaho ukabitwara gutyo, ukagira ngo ibyo birahagije, ariko ntabwo bihagije. Dukwiriye kumenya icyo Imana ishaka kuvuga, kandi tubifashwamo na Mwuka Wera. Imana itugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihimbazwe. Ngo abahereza iyo bari mu gikari bagiye kwisha, buze uko babigenza, bagaragara bafite ijambo ry'ihumure bakuye kuri Yesu rinyuze muri Mariya. Nubwo bicaye aho ngaho, ariko bicaye ku ijambo. Umuntu ufite ijambo yabwiwe na Yesu aba akwiriye guhora rifite. Igihe kigeze ngo Yesu ahamagara abahereza,
arababwira ati nimuhamagare babahereza bagaruka. Ayiwe, ndagira ngo mwumvire ijambo. Hari abantu byashizemo ntibabimenya, hari abahereza byashize ntibabimenya, bari bafite gusenga birashira ntibabimenya, ijambo ry'Imana irashira ntibabimenya, ubuhanuzi burashira ntibabimenya, amasengesho arashira ntibabimenya. Barakomeza bamanika icyapa kuri botike, abakira bakaza bakinjira muri botike bagasanga nta kintu kirimo, ariko ntabwo babizi ko byarangiye. Bakeneye gusubira ku ivomo, bakongera bakavoma amazi, bakuzuza intonga zabo, bakuzuza imperezo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi bari baburiye icyo bahereza abantu bari bari ku murongo, niho bagiye kongera bahagarare. Hahandi baburiye ibyo kurya, niho bagiye kongera guhagarara, none babona icyo bahereza abana barye. Hahandi waburiye, hahandi wasonzeye, hahandi waburariye, harya warariye ubusa, harya nta kintu wari ufite, arababwira ngo nimwongere muze muhagarare ku murongo, ngo baragaruka bahagarara ku murongo. Noneho arababwira ati noneho rero ubwo bimeze bityo, ndagira ngo mbabwire nimugende muvome amazi mwuzuza intango. Imana ishimwe cyane, kuko bari bafite amakuru y'Imana yavuze. Baragenda bavoma amazi, buzuza intango, ngo bageza ku ngara. Nshuti yanjye, muri kino kiganiro, muri rino jambo ry'Imana, abahereza nibo bari bafite ikibazo kurusha abandi bantu bose. Iyo wabuze icyo uha abantu, ntibabura kuvuga bati uko biri kose ni ukutwima, yabuze uko abigenza, yarashobowe byararangiye, yenda yanze kubikora. Ariko iyo nanone hari igihe kibaho aho waseberejwe, akaba ari uhagarara Imana ikagutabara. Imana ishimwe cyane. Ngo bavoma amazi, buzuza intango, biravuga ngo bageza ku ngara. Haleluya. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho nababwiye turi busome ku gice cya 7, umurongo mwihangane gatoya, umurongo wa ibyahishuwe igice cya 7, umurongo wa 17, reka twumve ukuntu havuze. Aya mazi Yesu yaravuze ahe mazi. Aravuga ngo yaravuze ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabagirira neza, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso. Imana ishimwe cyane. Aya mazi yaravuze, Yeremiya yavuzeho, aravuga ngo kuko Uwiteka ari we riba ry'isoko y'amazi y'ubugingo. Yaravuze ngo nuko nimuguma muri jye n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yaravuze ngo nimufate Kristo, nimufate ijambo, muryuzuze muri mwebwe, rijye mu mitima yanyu, ribe rigwiriye mu mitima yanyu, ubwo nibwo muri mwebwe muzaba mwuzuye rwose. Hari igihe abantu biyuzuzamo ibintu bidafite umumaro, bakwiyuzuzamo ibintu bitari ngombwa, bakiyuzuzamo ibintu bidahagije. Ariko iyo ufashe ijambo ry'Imana ukaryuzuza mu mutima, nibwo ugenda ugwiza imbaraga, nibwo uba umuntu muzima, nibwo uba umuntu ushyitse, nibwo uba ikibumbano nyacyo. Turi ikibumbano mu ntoki z'Imana. Mwene data, ndakwifuriza gukunda ijambo ukarikurikira, ndakwifuriza kwegera Yesu ukamenya ko ijambo ari ryo Kristo. Wafata Kristo wamushyira muri wowe, ukaba icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane. Ngo bavoma amazi bashyira mu ngara, ngo arangije arababwira ati noneho ubwo mumaze gushyira mu bibumbano, nimudaha amuhereza abantu. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimuhere ku musangwa mukuru. Musangwa mukuru asomye, haleluya. Musangwa mukuru asomyeho, aravuga ati nukuri ndabibonye neza, menya ko ahantu Yesu ari, menya ko ubukwe Yesu yatashye, menye ko byanze bikunze ahantu Yesu Kristo ari. Abandi bakwe iyo bajya baduha divayi, iyo bajya baduha vino, babanzi ziryoshye bagaherutse zibishye. Ariko ahantu Yesu ari, niyo byatangira bibishye ariko biheruka biryoshye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngufashe muri kano kanya nawe dufatikanye, twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, twinjire mu mwanya wo gushimira Imana. Imana yakize ibidukwiriye. Impamvu Yesu yabwiye ngo mubanze muhereze umusangwa mukuru, nuko amashimwe y'imirimo Uwiteka yakoze akwiriye guturwa Imana isumba byose. Muri ubu bukwe Imana ikwiriye amashimwe. Nukuvuga ngo mubanze mushime nyiri ubu bukwe, mubanze mushime uwateguye byose, mubanze mushime, mubanze mutanga amashimwe. Imana ishimwe cyane. Byari bisobanuye iki? Yari yababwiye ngo nuko niyo umuntu yabanza, birashoboka ko abandi babanza iby'umwuka bagaherutsa iby'umubiri. Ngo ariko ahantu Kristo ari niyo wabanza iby'umubiri, birangira uherukije iby'umwuka. Aravuga ngo noneho nibwo bwa mbere nataha ubukwe nkumva babanje zibishye ariko bagaherutsa ibiryoshye. Nitugumisha Kristo mu mitima yacu, nidufata Kristo tukamushyira mu bugingo bwacu, byanze bikunze bizatuvamo, nibwo dutangira kwera imbuto z'umwuka. Ijambo ry'Imana ritaragwira muri twebwe, imbuto z'umwuka ntabwo twabasha kuzera. Kuko Paulo yaranditse nsoza, avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo
mu magambo makeya aravuga ngo icyo nzi ni kimwe, ngo nuko nabambanywe na Kristo ngapfana nawe, ngo ariko si jye uriho, ngo mu gihe cyo kuzuka nabwo nazukanye nawe, ngo ariko si jye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nawe utunge ijambo ry'Imana kugira ngo Kristo abeho muri wowe. Iyo Kristo ari muri wowe nibwo ubasha kwera imbuto Yesu Kristo ashaka, nibwo ubasha kwera imbuto Imana ishaka. Ndagira ngo dusenge Imana, nawe winjire mu mwanya uvuga uko biri kose. Hari ibyo naburiye kuri uyu musozi, hari ibyo nahombeye kuri uyu musozi, hari umushinga wanjye mfite, hari imishinga ndi gutegura, hari ibyo nifuza, ariko nkwiriye gutumira Yesu akaza muri uyu mushinga. Birashoboka ko ufite umushinga w'ubukwe, birashoboka ko ufite umushinga wo gucuruza, birashoboka ko ufite umushinga wo guhinga, ariko ukwiriye gutumira Yesu mbere yuko utekereza ibindi. Ugahamagara Yesu akaza uti mfite uyu mushinga, uramutumira akemera, arakunda, afasha, ategera amatwi abamutakiye bose, ategera amatwi abamukeneye bose. Nawe ndakwifuriza guhamagara Yesu. Niba ufite uburwayi bwira Yesu uti nubwo ngiye kwivuza ariko ndabanje ndagutumira, ngwino ubane nanjye, ngwino ungirire neza, ngiye kwiga ngwino tujyane. Gira kwifuza kuzima, ubwire Yesu uti Yesu ni karibu ndagutumiye. Imana iguha umugisha. Ndagushimira ko ubanye natwe muri iri jambo, ariko tugiye gusenga. Egereza umutima Yesu. Haleluya. Egereza umutima Yesu, umubwire uti nanjye ndagushaka, ndagushaka mu rugo iwanjye, ndagushaka ndi umusore, ndagushaka ndi umugabo, ndagushaka ndi umugore, ndagushaka ndi umwana. Bwira Yesu uti nanjye ndagushaka. Kugira ngo dufatanye dusenga Imana. Imana ibaha umugisha gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha gukurikira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Data wa twese mwiza, turagushimye, turaguhimbaje ko wateguye ijambo ryawe kugira ngo ritubere urugo n'uruzitiro tugomba kubamo, tukamenyeramo ubwenge buzatugeza iwawe mu ijuru. Numudushyikire mu ijambo ryawe, ufashe abantu bose, abatwumva bari hafi n'abari kure, buri muntu wese wumve gusenga kwiwe, ugushaka kubone mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijuru zibane natwe kandi udufashe, rituyobore, ritubere itabaza rizatugeza iwawe mu ijuru. Byose tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.